ibyunyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka jya uyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibi biruhije n'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera mubwire iremeye umutima nubwo wavuga ungorera Yesu arabyumva mubwire ryabanga ryo mu mutima uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva. Ngira ngo uyu ni umwanya mwiza cyane wo kuramya no guhimbaza, ngira ngo tuzajya tubicishaho buri munsi nk'uko twakomeje kubivuga. Abantu mujye muguma mushonje muyishweza mukore subscribe, we gusa ahubwo ukore subscribe, ubundi tujye twibanira na Elisa. Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze abakurikirana Kai TV show, by'umwihariko mbabwira ngo amahoro n'umugisha bitangwa n'Uwiteka bikomeze bibahundwagazeho. Nitwa Junior Kai, mbahaye ikaze, and of course nk'uko mwabibonye ntago ndi njyenyine, ariko mbere yuko wenda nza kugira ibindi bintu mvuga, reka mbanze nakire umuntu turi kumwe, ubundi atwinjije mu mwanya ukomeye tugiye kujyamo. Abantu mwari musanzwe mumenyereye Kai, no munsi naje natuje cyane. Guhaye ikaze rero. murakoze cyane. Nitwa Elisa Tuyizere Elisa. Yego. Umuramyi, nkunda kuririmba indirimbo za Imana. Nishimiye kubana kuri Kai TV derukana kera. Hashize iminsi. Derukana kera. Urega ari abantu babazi ko tutabanye, ariko twarabanye turi abantu benshi buriya ntabwo derukana kera, ariko Imana ishimwe ko twese turi amahoro. Yego, icyo cyane. Amahoro, nanjye ndi umunyeshuri nk'ibisanzwe. Imana ishimwe ko twongeye guhurira hano kandi tugiye gutarama tugiye gutarama kave, tugiye gutaramana n'abantu. Abakunzi ba Kai TV show murahari ngo dutarame. Narababwiye ngo nta bukonje, tuzabana mu bintu byiza gusa. Elisa tuzanireye ibintu byiza. Elisa, mbere ko twinjira mu mwanya ukomeye, uyu munsi turi buze kubana n'Imana cyane kuri Kai TV show, by'umwihariko ndashaka dutangire twiragiza Imana ize kubana natwe mu ndirimbo turi buririmbe, mu kiganiro turi bukore, ibintu byose, ndetse n'abadukurikiye tubasengere kugira ngo bakomeze kugenda bagubwa neza ndetse banarushaho kwaguka, ndetse by'umwihariko dusengere na Kai TV show. Sibyo? Tubashye Imana dusenge. Yego. Mana turagushimye, dushimye ko uri umukozi w'umuhanga, dushimye ko Imana igira neza, ntabwo icyubahiro. Amen. Mana tugushimye ko wabanye natwe ukaturinda, wabanye natwe mu bigiye bitandukanye Mwami, twabonye neza yawe, izina ryawe ntabwo icyubahiro Mwami. Amen. Mana tweretse uyu mwanya tugezemo, uyu mwanya tugiye kuvuga izina ryawe, tugiye kuguhimbaza. Imana turakwiyagije ngo uzubane natwe, umanukire kubana natwe, ibyo turi bukorera hano byose Mwami by'umumaro. Abazareba dati iki kiganiro n'ukuri turagusabye ngo bazahemburwe, Imana bizakore ku mutima wabo kandi bazahendurwe mu izina rya Yesu. Bana natwe muri uyu mwanya urakoze kututse ibintu byinshi urakoze. Amen. Wow, thank you so much. Ngira ngo ari abadukurikiye mwabanye natwe muri iri sengesho. So umwanya rero hano tugiye kuganira Elisa. Elisa, by'umwihariko hano hantu turi muri kaminuza nkuru y'igihugu cy'u Rwanda, ishami rya Huye. Intara ngira ngo n'amajyepfo. Huye n'amajyepfo. Ubwo mu cyongereza niho byari bise bicanga nyine kubyo. So Elisa, hano muri kaminuza uhiga iki? Niga accounting. Wiga accounting mu mwaka wa kangahe? Mwaka wa gatatu. Elisa, watangiye kuririmbira Imana cyangwa se watangiye gukorera Imana wiga mu mwaka wa kangahe?
igihe natangiye gukorera Imana mbega natangiye nkiri umwana muto nyine ndirimba mu makorari ndirimba mu Sunday school ndi umwana mutoya akumwe nyine iwacu badufataga bakatujyana nyine mu makorari y'abana Sunday school nanjye nagiyemo yego narabikomeje rero ntabwo nigeze ncogora n'ubu ndacyabirimo kandi ndanabikunda ni ibintu byiza cyane ni ukuri ni ibintu byiza kandi mbikora mbikunze. Hano iwacu mu Rwanda hari ikintu kibaho cyo kuvuga ngo mba muri ngo nsengera muri iri torero nsengera muri iri mbarizwa hanaha ndi umwisilamu ndi umwadeperi ndi umu islamic sibyo wowe ni irihe dini usengeramo? Njye mbarizwa muri AI ngira ngo buriya ibintu by'amadini babiri sawa se ko tubikonsideraho cyane ubundi buriya kuba twese dusenga Imana tuje kuvuga Imana waba usenga hehe pfa kuba wemera Imana sibyo ukemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza sibyo ubwo turi bubane pe icyo nzi kuri buze kuryoherwa. So hano muri kaminuza byifashe gute ibintu byo gukora umurimo w'Imana? Tuno biba bigenda neza nk'ibisanzwe tugira amasosiyasiyo agiye atandukanye tubarizwamo yego rero nk'abana b'Abangirikani cyangwa se abayari tugira asosiyasiyo yitwa Rasa njyana nahakubona turabasuje cyane abantu mwese musengera muri Rasa Imana yo mu ijuru bamera iki umugisha niho mbarizwa rero ariko habamo amasosiyasiyo agiye atandukanye urabizi nk'abadeperi bagira asosiyasiyo yitwa Sepu yego twe rero tubarizwa muri Rasa cyangwa se ni umuryango w'abana b'Abangirikani n'inshuti zabo rero naho ngo nkorera umurimo nk'ibisanzwe ndano muri kaminuza yego ni ibyo ngibyo. So bafite na YouTube channel ngira ngo mw'abantu bafite YouTube channel yaba korari ndirimbamo yaba worship team yaba Rasa ndirimba muri korari yitwa Rangurura aba no muri worship team yitwa Harare worship team izo zose mujyeho muzisure by'umwihariko abantu muba muri famille ya Elisa twabaye inshuti nanjye ndabasuhuje nzanabasura nzanabasura nzabasura umva ni karibu dukunda abashyitsi aha ako muzanyime ninza ngenzana na kamera tukayishingana nkaganira namwe koko ubundi gakahava tukaganira ijambo ry'Imana nyine tukaganira nk'abana b'Imana sibyo. So Elisa tukiri mu buzima bwa hano muri kaminuza bujyanye no gukorera Uwiteka ubona umurimo wo gukorera Imana hano kaminuza wakira bite? Nta kibazo pe barabashyigikira 100%. Nta kibazo. Wow, that's good. Ni ibintu byiza umurimo w'Imana ukwiye gushyigikirwa gushyigikirwa na buri umwe wese. So njye ntabwo ndibuze gushaka gutinda kubera ko ikitumye Elisa ari hano ni umuntu tugiye kujya tubana kuri ino channel ya Kaya TV Show cyane cyane mu mwanya wo kuramya ndetse no guhimbaza. Hari umunsi tuzazana n'igitabo cy'indirimbo tukajya turirimba icyo nzi cy'indirimbo zizarimbirwa hano murazizi ijya udufasha nawe turirimbe tunezerwe ubundi n'ijambo ry'Imana tuzajya ducishamo tugigeho ubundi turusheho gukomeza kubana no Uwiteka. So Elisa ntago nshaka kuza kuvuga menshi ndashaka kuza kugira ngo no munsi uturirimbire sibyo wenda ngira ngo ikiganiro twajya tukibagezaho rimwe mu cyumweru muzajya mukibona. So rero ndagira ngo nguhe umwanya ubanze turirimbire taramire niba hari ikintu bibubanze kubwira abakunzi bacu abakunzi bawe nta kibazo umwanya nawe. Ikintu nabanza kubwira abakunzi banjye no kubashimira bajya banyereka urukundo ku ndirimbo nyakira hanze kuri Olize Official yego abo bose ndabashimiye ni ukuri mugenda munyereka urukundo comment zanyu Imana bamugisha cyane mugende munamushyigikire. That's good man. Gende mushyigikire mukore subscribe mukore share mukore comment na like byose kandi muri abantu b'umumaro cyane ndabakunda cyane Imana ikomeze kubaha umugisha. Yego so umwanya n'uwawe rero turirimbire iyo usanga nzi ndagufasha iyo nazi ndaceceka. Tugiye gukoresha indirimbo musanzwe muzi yego tugiye gukoresha indirimbo musanzwe muzi kandi biraba ari byiza cyane yego Imana bamugisha. Mu bibaho byose ntacyo cyanandukanya nawe mu bibaho byose ntacyo cyanandukanya nawe ndanyuzwe
kuko ngufite ndamahoro. Ndashima cyane ko yambonye akanshigikira. Ndeba hirya ndeba hino, urukundo rurangose. Ndeba hirya ndeba hino, urukundo rurangose. Ndanyuzwe kuko ngufite ndamahoro. Ndashima cyane ko wambonye ukanshigikira. Ndeba hirya ndeba hino, urukundo rurangose. 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 Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Nukuri we nukuri ineza n'imbabazi bizanyoma w'iminsi yose. Nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Haleluya. Hari indirimbo ya Ambassadors yitwa ngo ibyo unyuramo tugiye kwicishaho, ndayikunda cyane. Iravuga ngo
ibyunyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ntibigatume uteshuka ngo ureke Imana idahemuka jya uyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibi biruhije n'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibi biruhije n'ubwisezerano ryaza nkaho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibi biruhije n'ubwisezerano ryayo risa naho ritinda ntabwo rizahera jya uyizera. Hari n'indirimbo nkunda cyane. Haleluya. Hari ahantu muri iyi ndirimbo hari ahantu dushijeho gutekereza cyane ngo nubwo isezerano ryayo risa nk'iritinda ariko ntabwo rizagira gute. Haleluya. Ntabwo rizahera sibyo, ntabwo rizahera. Icara utugirize isezerano ry'Uwiteka. Turacyakomeza kuramya no guhimbaza, turi kumwe na Elisa. Mwibutse ko n'umwe mu bantu tuzajya tubana umunsi ku munsi mu kuramya no guhimbaza kuri Kai TV show. By'umwihariko tuzajya tubagezaho ikiganiro cya buri cyumweru. Twakikomereza, tugiye gukomeza. Noneho sinzi niba ukazi ariko uramfasha. Insanga ntakazi ndajya nceceka. Karavuga ngo mubwire ibiremereye umutima nubwo wavugaho ngorera Yesu arabyumva. Mubwire byabanga ryo mu mutima uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva. Mubwire ibiremereye umutima nubwo wavugaho ngorera Yesu arabyumva. Mubwire byabanga ryo mu mutima uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva. Mubwire ibiremereye umutima nubwo wavugaho ngorera Yesu arabyumva. Mubwire byabanga ryo mu mutima uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva. Mubwire ibiremereye umutima nubwo wavugaho ngorera Yesu arabyumva. Mubwire byabanga ryo mu mutima uri mubwire umwizeye Yesu arabyumva. Mubwire ibiremereye umutima nubwo wavugaho ngorera Yesu arabyumva. Mubwire byabanga ryo mu mutima uri mubwire umwizeye Yesu
arabyumva. Haleluya. Amen. Kandi tugiye kunyuzaho mbere yuko twongera kuganira. Bavuga ngo nzama ndirimba Yesu nakemba ko kuranyura guhimbaza Imana. Uramfasha numvise uzi nimba nka ahubwo ukwiye kudutaba indirimbo. Yego we ahubwo ubundi ni kije byara. Oya bigomba kujya igomba guhinduka pe. Nukuri umva indirimbo yawe turayikeneye. Sinzi niba aba bantu babyumviye. Ariko Mana yanjye ubundi biri. Ari Imana wagiye urapfukirana. Agiye tubipfuka. Ari Imana wagiye urapfukirana. Cameraman numvaza muri kamera ntabwo muzugo nari kuririmbira inyuma byakomeye. Cameraman twamusuye cyane. Arimo arafashwa cyane. Reka dukomeze nzama ndirimba Yesu mvuga urukundo rwinshi rutagira kagero urwo yadukunze bamubambye ku giti ngo acungure isi yose wa musaraba we w'imbabazi niwo nge nifuza bamubambye ku giti ngo acungure isi yose wa musaraba we w'imbabazi niwo nge nifuza bamubambye ku giti ngo acungure isi yose wa musaraba we w'imbabazi niwo nge nifuza. Haleluya, 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 n'umukiza. Haleluya, 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 n'umukiza. Narababariwe ubundi umuragwa nzimana na data mu bwami bw'ijuru. Narababariwe ubundi umuragwa nzimana na data mu bwami bw'ijuru. Haleluya, 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 n'umukiza. Haleluya yo, haleluya, 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 n'umukiza. Amen. Haleluya. Tugiye gusoreza muri aka kanya ndirimbo nasubiyemo. Yego. Saba n'abantu ngo mugende tuzayipininga asagiye muzayibona. Cyane ibyanga bikunda. Ngiye kugasubiramo ubundi dukomeze tuganire. Turacyari kuri KTV show. Wow. Yego. By'umwihariko mwakire neza Elisa, mwabyumvishe ko azi kuririmba. Reka dukomeze n'indirimbo hanyuma ubundi tuganire dusoza n'ikiganiro. Yego. Ariko nawe rero ko kera nawe muririmbira. Kera nawe muririmbye nyama. Aha. Nokore ntago nzongera ngomba kubona collabo yawe. Tukazakorana collabo. Mwabyumvishe muyitege. Reka tuzamuke niyo ndirimbo
navuye mu byaha mva mu butware bw'isi ninjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ubu ndashinganye ngendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye navuye mu byaha mva mu butware bw'isi ninjira mu buruhukiro bw'umukiza Yesu ubu ndashinganye ngendana amahoro ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye ubugingo bwanjye burinzwe n'uwabupfiriye. Wow, murakoze cyane. Thank you so much. Byibuze byanga bikunda ngira ngo twageze ibihe byiza, ngira ngo abantu benshi muzabikunda, ndabizi muzabikunda. So ngira ngo Elisa by'umwihariko njyewe ubwanjye nishimiye no munsi sibyo. Ikiganiro tugiranye ni cyiza, ngira ngo uyu ni umwanya mwiza cyane wo kuramya no guhimbaza, ngira ngo tuzajya tubicishaho buri munsi nkuko twakomeje kubivuga, abantu mujye mukuma mushonje muyishweza mukore subscribe, we gusa huru ukore subscribe, ubundi tujye twibanira na Elisa. Elisa, wenda iminota 2 sibyo, ushimire abantu badukurikiye muri iki kiganiro, and then unababwire ko buri cyumweru bazajya babona yego indirimbo nziza nziza mwumvisha ko nanjye mbishoboye yewe ahubwo ndabashimiye cyane kubw'umwanya muba mwafashe, kandi urukundo mujyana mu tugaragara turarubona pe, turarubona. Imana ibahe umugisha, turi kumwe hano kuri Kite TV show. Yego, indirimbo zo tuyaturamye rwose, duhimbaza Imana, tuzana n'abandi baririmbyi tuzayaturirimba, tuzane hano ibyuma ducomeka hano turirimbe, ni ibintu tubasezeranije bizaba ari byiza cyane, kandi turabashima mukomeze gukora subscribe abatarayikora. Yego, n'ukuri Imana ibahe umugisha, turabakunda cyane. God bless you. Nkomeza gushimira abantu bose mwabanye natwe, cameraman thank you wakoze, Elisa nayo wakoze, nayo ubwanjye nakoze. God bless you mwese, mwakoze cyane. Bye bye. Wow, ciao.